Jelut urumva Jelut yamaze kubahereza apana bango igiye yamaze kubahereza 10% by'ibihumbi 700 by'idolari. Bisobanura ko Rayon Sport yakiriye sheke y'ibihumbi 70 by'idolari en avance. Yego Kuko nabonye nkuko byagaragaye, reka turebe ahubwo mpifoto. Ibihumbi 70 by'idolari ubwo abazi gukata nako abazi kuvunja by'abantu bakoresha amadolari abazi by'ivunjisha by'idolari ku idolari uko rihagaze ku isoko maginga yangaya ubwo murumva ko biri muri miliyoni 100 na niba ntibeshye ibihumbi 70 by'idolari. Ibihumbi 70 muri miliyoni zigera mu 100. Rero aka kanya ikipe ya Murera irayafite ni nyuma yuko mu minsi yashize hari ibibazo bigiye bitandukanye by'amafaranga ekipe yagiye igira, ariko ubuyobozi kakubwira yuko bafashe ibihumbi 70 by'idolari ugashyiraho na interest fees urumva aya mafaranga binjirira kuri stade abafana ugiye ukayateranya n'aya ngaya n'ibihumbi 100 nako n'ibihumbi 70 by'idolari. Barakubwira yuko Rayon Sport mu bihe bisigaye cyangwa muri aya mezi asigaye turi mu kwezi kwa gatatu tugiye kwinjira mu kwa kane, shampiyona irangira mu kwa gatanu kuri mu hagati urumva bakubwira yuko nta kibazo kijyanye n'imishahara bari bwongere kugira, ko baravuga ati abafana bacu bakomeje kuza kuri stade nkuko bari kuza muri iyi minsi. Rayon Sport abafana bari kuza kuri stade ukagira ngo nta cyabaye kandi bamaze imikino 5 dodo badatsinda urumva ngo ubundi ngo ahangaha ngo niho ubona ko bari gusenyera umugozi umwe. Rero ayo mafaranga bamaze gutanga ngo amasezerano naho nyirizina azatangira gukora mu kwezi kwa 10. Amasezerano afitanye na Jelut. Jelut izajya bahereza ayo mafaranga nyine namaze kubabwira cyangwa se ni miliyari 5 undi ku mwaka ku myaka 5. Harimo miliyari 1 ku mwaka. Kubera ko nuva mu myaka ni miliyari 5 ku mwaka ku myaka 5. Yes, ubwo ni imwe gabaramo gatanu rero. Ubwo no kuvuga ko ubusanzwe reko twana babwiye amasezerano ya Rayon Sport na Jelut no kuvuga ko ari miliyari 5 mu myaka 5. Bivuga ko buri mwaka cyangwa se buri sezo bazajya babaha miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka umwe. Mu gihe cy'imyaka 5 kugeza igihe bazuzuza imyaka 5 ihuye na miliyari 5. Ayo mafaranga bazajya bayabaha banabahereze n'iminyambaro yose ekipe ibikoresho. Ubwo byumvikana yuko bamwe bakoranaga bahari hepfo mu mujyi deal yabo ni igomba nyine kurangirana n'isezo. Urabona bari abakorana. Yes. Ira company yabambikaga muri iyi minsi. Birarangirana n'isezo noneho bahita ko bagira gute bahita ko bakomezanya na Jelut ibambika inabahereza ayo mafaranga yandi agera kuri miliyari byibura ya buri mwaka. Ariko 10% byo barabifite by'umwaka. 10% barabifite kugira ngo babanze barebe uburyo bakemura utubazo tw'abakinnyi hatazagira umukinnyi witwaza cyane cyane ngo muri urugamba rwo gushaka igikombe cy'amahoro hatazagira umukinnyi witwaza yuko ngo bari babayeho nabi batahembwaga cyangwa batabonaga prime. Kugeza noneho ku munsi w'ejo nibaramuka batsinze polisi cyangwa se nibaramuka bayikuyemo buri mukinnyi arafata inote ya Truwasa. Mu gihe baramuka bikarifiye bagakoramo polisi. Yego. Buri mukinnyi arafata inote ya Truwasa kandi ngo bazayifatira kuri Kigali Peri. Ubwo ni 300 by'amafaranga y'u Rwanda bazahabwa bakiri kuri stade muri vestiaire. Muri vestiaire bazayazana ntabwo bazavuga ngo nakanyenyeri cyangwa oya. Ni ya systeme ya generale muri Kiyovu mwaka ushize. Urabizi ko match yarangiraga Prima gahita yibahera muri vestiaire. Buri mukinnyi agasohoka muri vestiaire afite amafaranga. Bivuga ko rero
gukomeza kwa Rayon Sport ku munsi w'ejo ni 300 kuri buri mukinnyi. Hanyuma rero bivuga ko aya mafaranga Rayon Sport yabaye ihawe n'umufatanyabikorwa wayo, ubwo nayo kuyifasha gusunika sezo kugira ngo irangire batari mu bibazo, kubera ko ku makuru yagiye aturuka hariya yavugaga ko n'ubundi iyi kampani ije gushora amafaranga muri aya makipe muri shampiyona y'u Rwanda, bashaka ko byibura mbere y'uko n'ayo masezerano nyirizina atangira yatangira, ariko ikipe iri ku murongo mwiza mu rwego rwa mikoro, kuko no mu yandi makipe hari andi makipe yagiye abisaba, turaza kugenda tubigaruka ko hari n'andi makipe nabo bizagenda nk'uko bigenze kuri Rayon. Ntabwo ari Rayon Sport gusa buriya, hari n'andi makipe iyabisabye bizagenda urumva, kuko ibi ngibi Rayon Sport yari yabisabye Jeruti nyene igeraho barabasubiza, sibyo? Ariko hari n'izindi tuzahogaruka hano muri iki kiganiro, gusa icyari cyo ni kimwe, nge nakwicara nkavuga nti nta rwitwazo ruhari ku ikipe ya Rayon Sport ngo bavuge ngo ibirarane by'imishahara bigiye kutwica kubera ko amafaranga bayabonye mbere byibura ayabafasha kurangiza iyi sezo. nuko nahangaha igiciro kigeze cy'idolari icyatanu ni icyatanu niba ariko naheruka gukora ku idolari ubita mati ku kazi ahise ko ashyira mu ntuze ni miliyoni 105 ubu ngubu. Ubwo rero ayo mafaranga arahari kugira ngo barebe ko bakura ikijyanye n'ubukene bwari burimo. Ubwo ni ikindi kintu gikomeye cyane Murenzi Abdara amaze gukora mu by'ukuri Dodosi ndetse na Walter. Uyu mugabo ndagira ngo tuze no kuza kumuganiraho nyuma tumaze kuvuga amadiri yose ari gukora. Twababwiye ko mu minsi yashize ubwo kuri Jerut nuko nguko bimeze, deal iyo iri avance irako iyo urumva nyine batangiye hari byatangiye gushyirwa mu bikorwa, ibyo byumvikane yuko nyine akazi katangiye hagati ya Rayon Sport na Jerut, ariko aya ni avance babahaye kugira ngo bakemure ibibazo bati ubundi dukoranye umwaka utaha dufite ibibazo, abakinnyi bamwe barigendeye abandi baratureze, cyangwa se nta na result yabonetse mu kibuga, nabyo birashoboka. Nta kintu donc abafana barabuze ku kibuga kuri result, nta kintu twa turi kubacururiza namwe nta kintu mwabona. Icyo ngicyo kuri Jerut done. Ikindi nanone ikipe ya Murera twabibabwiyeho ariko ntaramenya ingene bimeze, yo nira societe yitumanaho ifite ibirango by'umutuku n'umweru ho bamaze gusozanya nayo. Igisigaye nuko bitangira kujya mu bikorwa nka kuno kwa Jerat. Urumva icyo bashyize mu bikorwa rero niki, kwibaza ngo kuvuga ngo bamaze kumvikana, icyo bumvikanye niki, imodoka izaza, binateganyijwe yuko sezo ngo itaha bayitangirana, bakajya banabahereza miliyoni zigera kuri 500 kuri sezo. Imodoka izanwa nande niyo kampani mumaze kuvuga, ndashaka kuvuga izina ko ntabwo dukorana nabo hangaha. Izabazanira imodoka ni kampani yitumanaho ifite ibirango by'umutuku. Nayimenye yego. Urumva bamaze kumvikana imodoka, ariko iyo kampani kayibrandingaho ibirango byayo, ubwagiye ibirango bya Rayon n'iby'iyo kampani. Yego. Hanyuma undi washaka gushira ibirango kuri iyo modoka nawe kumvikana nyine yakumvikana n'iyo kampani, siko bimeze. Oya no, ni Murera bagomba kumvikana. Ariko impamvu mbikubajije ndabarasa nugira ngo hari indi, kuko imodoka ni kubera ko izaba ari ya Murera, ahubwo iyo kampani yo icyo izumvikana na Rayon Sport ni exclusive cyangwa se exclusive, ni umwanya size, cyangwa se bakaba bumvikanye ko bati nitwe gusa. Aho rero niho nagira ngo nkubaze neza nitonze, sibyo? Ubundi mu bwoko bw'amasezerano habaho contrat de partenariat ibiri exclusive,
ni ukuvuga ngo ahangaha ni ngewe gusa, nihagira unduza ni ngewe bagomba kubaza kubera ko mfite exclusivité y'iyo partenariat, sibyo? Bavuga ngo Rayon Sport rero hasigaye kumenya ngo amasezerano ifitanye n'icyo kigo ari exclusive nibo bonyine, cyangwa se n'undi yaza ku buryo dushobora kuzabona bisi ya Rayon Sport ibrandinze y'ibintu byinshi nka kubera tumaze iminsi tuyibona kuri jezi ya Rayon Sport. Hagenda ndabarasa ujya ufata umwanya ngo urebe jezi ya Rayon Sport ukuntu iba isa n'ibintu biba biriho. bari abafatanyabikorwa donc bajya kuri iriya jezi, urumva hari Bazeba Nzove, hari Mr Easy ku kaboko n'iriya kampani ye, hari nabonye na Kanari, hari n'aba ngaba bacuruza ibyajyanye n'amashusho nyine biriya bya Mr Easy, mikoro yawe urumva si ibyo ngibyo se nyine. Ariko noneho ikiriho nuko iriya kampani ubwo ngo abakunzi ba Rayon Sport basabwa kugura ama product yabo ngo nibyo bizagena n'imikoranire yabo n'uburyo amafaranga agomba kugenda azamuka. Ni 500,000 nakora miliyoni 500 za buri sezo ziza zisanga miliyari yande ya Jelot bibaye miliyari imwe na miliyoni 500, donc bibaye miliyari imwe na miliyoni 500 kugeza kuri uyu mufatanyabikorwa. Umufatanyabikorwa wa gatatu ni imwe mu mabanki ya hano mu Rwanda, nawe ugiye kuza twe mutubabarire abantu tudakorana nabo biragoye, nubwo abakorana nayo ma equipe tuvuga ahangaha ariko bemerewe kuza tugakorana ibintu bikagenda neza. Ko ntabwo turi ahangaha ngo tubamamarize batatwishyuye. Iyo banke nayo ibyayo na Murera bisa n'ibyarangiye, kuko yewe ubwo wabonaga uwo bita Tabit ari kumwe na Jire Karangwa berekeza mu gihugu cya Tanzania, yaragiye kumenya yego barashaka gukorana na Rwanda Premier League, ndavuga iyo banke, ariko igakorana n'imwe mu ma equipe bazakorana harimo na Murera, niyo muri ni kampani banke ntuyize hano mu Rwanda. Ndayizi yo ndayizi nyine izakorana na Rwanda Premier League muri rusange, ariko shampiyona initirirwe iyo kampani nako iyo banke. Ni urugero katuve ko iyo banke yitwa Dodos, shampiyona yitwa Dodos Premier League, ariko inasubira inyuma ikorana amasezerano nande na Murera. Izaba ifite amasezerano muri shampiyona ariko ikaba yanayagira n'ikipe. Apana, ariko ahubwo ibiganiro bigeze kure. Ibiganiro bigeze kure kugira ngo icyo bategereje niko bagomba gusinyana na Murera, bamara gusinyana na Murera na Kosori na Rwanda Premier League, ariko bazasinyana nayo na Murera bisa n'ibyarangiye ari guhita nabo basinya, kuko ibiganiro birimo bigenda ngo bigana ku musozi kandi ngo biri kugenda neza. Urumva icyo cyo kirahari cyane. Yes, ubwo rero nuko izo ni partenariat zitandukanye Rayon Sport iri kwinjiramo kandi zinjiza amafaranga menshi, ku buryo umuntu yavuga ko Rayon Sport muri sezo itaha izaba ifite uko ihagaze, navuga gufatika cyane, kuko nk'ubu niba babonye umuntu ushobora kuba yabaha miliyari buri mwaka mu gihe cy'imyaka 5, bakaba babonye n'undi wabaha izo miliyoni 500, sibyo? Bakaba bafite n'undi uri mu nzira ushobora gutanga angana nkayo cyangwa se akanayarenza. Urumva iyo ugiye kubara
ushobora kuzasanga Rayon Sport izaba ifite muri sezita izaba ifite nka budget amafaranga yinjiza avuye mu baterankunga atari munsi ya miliyari 3. aho ngaho ni hamwe ntabwo birarangira. Ndabaza bishoboka, ndavuga izi deal zose uko izarangiye n'iziri mu nzira zose ziciyemo, ndavuga izarangiye n'iziri mu nzira zose. Ubwo niyo bank tumaze kubona zingahe? Miliyari 2 nizo tumaze kubona magingo yangahe. Ubwo hari iyo bank, hari iyo societe yitumanaho ndetse na Jelut. Nkwibutse ko na Wazee wa Nzove bashaka kwimprovinga ubufatanye bwabo. Nicyo nangiye kugeraho. Niyo mpamvu Wazee wa Nzove nabagiye kwimprovinga. Aravuze ati abantu twakoranye imyaka n'imyaka no mu bukene turakorana. Ikinywaji cyacu baragikunda, barakinywa, banagikundisha abantu. Ko haje abantu bafite agatuza, bafite amafaranga, kuko twebwe Skol tubuza amafaranga yo guhereza Rayon Sport kugira natwe dukomeze tube mu bimena bayo. Icyo babemeranyaho ubwabo iwabo hariya mu Nzove, icyo bemeranya niko Rayon Sport yafitiye umumaro. Ibyo dushoramo biragaruka ati cyane, cyo bakacyemeranyaho. Batangaga mu miliyoni ngo zirenga 250, ni miliyoni 250 n'utundi dufaranga batangaga muri Rayon Sport. Atuyazamuye kagera tukayakuba nka 2, ntabwo twahomba. Ese noneho turamutse turi mu bafatanye bikorwa bariyo ariko turi inyuma, byo ubwo ntacyo bizaduhombya kurusha ko twanavamo. Ubwo Skol yabimeze nk'akana kari inyuma cyane. Erega ni kwa kundi twigeze kubitangaho urugero hano, sibyo? Tubitangaho urugero nyine rujya mu buzima busanzwe, ku nk'umuntu aza rwose ukamushingira nk'akabutike gato, hagaca umugabo hirya akaza akamushingira nka supermarket cyangwa se akabari kanini, kandi we wenda mwari mumaranye nk'imyaka 10, sibyo? Wowe ugahita wumva ko uwawe bagiye kumujyana ukavuga uterekana improving nanjye nigaragaza. Uri kumva? Nekereza ko ariyo situation Wazee wa Nzove barimo, ndavuga Skol. Niyo situation barimo, kubera ko mu mibare yose twabahaye ku bafatanya bikorwa ba Rayon Sport, niba mubo tuvuze Wazee wa Nzove watarimo, tukaba tugeze muri za miliyari 2, none se ntiwumva ko ntabwo wumva ko Wazee wa Nzove nebe improvinga nabyo bizaba ari ibindi cyane? Ahubwo byaba bibabaje cyane uyu mwaka urangiye Rayon Sport itabonye tike yo gusohoka. Nicyo kintu ntekereza ko cyagwa nababariye. Urumva bona rero iramutse itabonye tike yo gusohoka, kwera ko iby'igikombe ndi kubigendamo gahoro, sibyo? Kuko biri kugaragara ko igikombe cya champion bisa nkaho bidashoboka, sibyo? Ariko tukabona ko mu gikombe cy'amahoro ho biri open. Tukanabona ko mu gikombe cy'amahoro ekipe ya Rayon Sport iramutse yigobotoye polisi ku munsi w'ejo, inzira yabo ibageza kuri finale yaba iri open kurusha. Bisa nkaho ikibazo ari polisi, kuko indi nzira bafite muri kimwe cya kabiri bisa nkaho yabagezeyo, kubera ko bigaragara ko Rayon Sport yaho ishobora guhura izakomeza hagati ya Mukura nande ntanubwo ko AS Kigali uko yavuyemo Etenseri na Bugesera. Uri kumva? Niba rero Rayon Sport babara bati nitugira imana tukigobotora polisi, tugasanga ibaza ko kimwe cya kane kigoye kurusha kimwe cya kabiri, sibyo? Kujya muri kimwe cya kabiri ugahura nimwe hagati ya Etenseri na Bugesera biri jouable kuruta polisi uri guhangana nayo, sibyo? Vangu Rayon Sport match yejo ikikwereka ko ari match ikomeye, ni match bamwe bavuga bati ni match izatugeza kuri finale. Icyo navugaga rero navugaga ku kijyanye nyine na Wazee wa Nzove bacaye bavuga ati rwose izo nzoga zacu cyangwa se ibyo binyobwa bisembuye n'ibidasembuye dukora
kuba dukorana na Rayon Sport tubibonamo inyungu zikomeye cyane, ahubwo noneho bakongera bakavuga ati turamutse tugumye inyuma nk'uko nandi kubivuga twagaragara nk'abantu baciriritse. Ubwo muri bafatanyabikorwa niwe wari usanzwe, reba hano handitse umwezi 95 n'ibice 3. Ibi binyuguti tumaze kubimenyera, noneho hakaza ahangaha twabonaga ibingibi bakandikamo n'urugero Giroud muri tuno dukaro tundi, akaba ariho bandika umwezi 95.3 FM, bakabyandikamo hariya byose mu gakaro, bagata kubazana iyo beka bakayishyira hariya nyine, ugasanga Skol niyo igiye kuba umuntu uciriritse mu bafatanyabikorwa ba Rayon Sport. Ubundi muri izo partenariat zo kwamamaza no gutera inkunga, ikintu cya mbere abantu bagwana nacyo ni visibility cyane. Visibility ni uburyo ugaragara. Iyo abantu rero baje bakurusha amafaranga batanze, visibility yawe iragabanuka, ahubwo hakagaragara babandi, sibyo? Icyo rero navuga Skol bashaka gukora no kuimprovinga ku buryo ya visibility bari bafite muri Rayon Sport itagabanuka. Kandi kugira ngo ntigabanuke bisaba nyine ko investisa n'ugushora n'ukongera amafaranga batangaga muri ubwo bufatanye hagati yabo na Rayon Sport. Gusa kugeza ubu muratwihanganira, ntabwo turamenya neza improvement uburyo icyo nyine bari kwigaho, turabimenya neza. Icyo bari kwigaho no nabo ni barabyemeza, no ejo inama yarabaye ya Skol iri kwiga kuri icyo kintu, kuko burya ibigo byinshi bo bategura sezo cyangwa se bategura umwaka mbere yuko undi urangira. Ntabwo bawitegura nyine bamaze kuwugeramo, bawutegura mbere yuko urangira, kandi umwaka w'imikino urarangira mu kwa gatanu, tujye mu gikombe cy'isi, tuve mu gikombe cy'isi, abantu baza bari busy cyane duhita ko tugaruka mu wundi mwaka w'imikino. Rero ibyo byose Skol yicaye aravuga ati rwose reka turebe uburyo byibura dukomeza kuba igihangange mu bafatanyabikorwa ba Rayon Sport, turebe uburyo ibintu byagenda neza cyane kurusha uko byari bimeze na mbere, ahubwo ko aka kanya Skol uwo bahanganye mu magare arayoboye, sibyo? Ahantu henshi n'ibyapa bye biracyari ku mihanda kubera Tour du Rwanda, ndavuga uhanganye na Skol. Skol niva yabaga mu magare iza kwikuramo kubera ibibazo bigeze kugirana, urabizi. Aka kanya iramutse ivuye muri Rayon Sport yabisigariye he? Burya ikintu cya branding dodo, ikintu k'abantu batajya bamenya ibintu byo kwamamaza n'agaciro kabyo. Skol gusa nzi ko harimo abagabo nk'aba Kenzman bazi agaciro kabyo cyane. Ni nayo imikomeye bafite, kubera ko urumva baramutse batakaje umuntu nkawe baba batakaje ikintu gikomeye muri iyo domaine ya branding n'ibindi. Kuko ntekereza ko nawe Kenzman ari mu bantu ba mbere batanze iyo proposition kuri Skol kugira ngo bakorane na Rayon Sport bataranatangira. Ari mu bakozi ba hariya batanze icyo gitekerezo, kandi kiza kwigwaho basanga koko byari bikwiye, kuko partenariat ya Rayon Sport na Ruya Ruganda ni partenariat imaze imyaka myinshi cyane. Mutabuza kumva tubivuga gutya ngo mugire ngo ni ibintu byadutse ejo bundi. 2013 Rayon Sport itwara igikombe hariya ntibakoranaga cyane. 2013 vango Rayon Sport atanye gukorana na Skol 2012 ari ku bwa Murenzi Abdallah ari Nyanza 2012 niho batangiye gukorana. Yes. Nana sasa ikintu ijya kuba ati nabati ndashaka ko tuza kuganira kuri uyu mugabo bita Murenzi Abdallah, tuze no kureba niba ibintu bitazateza n'umwiryane uko bigiye baho mu makipe amwe namwe, hakaza ifaranga abantu bakirukanga kuza kuriryaniramo, nabyibaho cyane.
Mm. ariko turabanza turebe kwanza Murenzi Abdara duhereye kuri